Abaturage b'Iruriro bakoze igisa nk'imyigararambyo nyuma y'uko banze kujya gushyingura umugabo batazi icyamwishe. Baravuga ati rero babanze bamujyane kumupima kugira ngo bajye bajya kumushyingura. Imbwa mu modoka y'umucanga ku muntu ufite amafaranga, umugabo ufite urugo ndetse ufite umuryango, ufite inshuti dukomeye gushobora kuba twashaka imodoka. Polisi ubwayo ko ariyo yakagombye kwinjira mu icyo kibazo, imodoka ya polisi ikaza gukura umurambo hano. Kuki bafashe umwanzuro wo kuwujyana i Remera iyo ngiyo hataje imodoka ya leta? Abayobozi yaba umurenge yaba akagari bose ntacyo bakoze. Kuri uyu wa mbere tariki 29 ngo byari bitezwe ko agomba kujya gushyingurwa. Ibi byatumye abaturage barya karungu bafata icyemezo cyo gukora igisa n'imyigaragambyo, bajya kuri polisi ya Kajevuba kugira ngo basabe ubusobanuro bw'icyatuma bashyingura Gasigwa adahawe ubutabera. Twebwe uru rupfu ejo tukimara kubyumva byaduteye agahinda kenshi cyane, dukurikije wenda n'amakimbirane bari basanzwe bafitanye, umugabo atabayeho neza, ariko urupfu rwe ukuntu rwadutunguye. Ibaze abantu bari bari mu nzu, umugabo ngo umugore niwe wabivugaga ngo arasohoka ajya kureka aho hantu icyo cyobo yari ahagazemo. Nta nzu ihari ku buryo yagomba kujya kurekaho, nta nzu ihari ifite umureko. Noneho byarangiye umugore ntiyigeze avuga, abonye bukenga avuga ati uyu mugabo ko yasohotse yagiye hehe, ngo usanga wenda afite ikibazo cy'impungenge. Birangira umugore akarabye ajya gusenga, ajya gusenga ajyana n'umwana we, aragenda arasenga ngo yaranatuye cyane, ubwo wenda urebye yashimiraga Imana ibyo yasize akoze. Arangije araza arafungura akabari, acuruza inzoga, aracuruza. Umuntu ari aho ngaho mu cyobo, ahubwo gusa ikintu tutasobanukiwe neza ni umuntu watanze ayo makuru bwa mbere wamubonye ko arimo. Niba ari uwo mugore wayatanze amakuru nibyo tutazi. Ariko byagenze gute rero uyu munsi? Uyu munsi ni ibintu bikomeye cyane. Urabona abantu bari hano ni benshi cyane. Nuhango umuryango kuba waje rero bavuga bidashoboka, ntago umuntu yita mu umuryango kuba waje babaje n'ubundi bari banacukuye imva yari iri hafi ubwo gupfuka, ariko umuryango wahakanye ko utagomba gushyingurwa. Bafashe umurambo bawushyira mu modoka bawujyana i Remera. I Remera ntago bapima umurambo, ubwo niyo mpamvu umuryango wateranye kugira ngo bafate umwanzuro babijyanira umuntu Kacyiru bamupime barebe icyamwishe. Ubwo nizo mpaka wumva zirimo hano, ariko kandi icyo kintu natwe tukumva ari cyiza cyane, kuko twese twashira impungenge nubwo twamukinguye cyangwa ejo bundi, ariko tukamenya icyamwishe. Yes, murakoze cyane. Icyifuzo cyanyu ni ikihe kuri icyo ngicyo? Icyifuzo cyacu umurambo ntibawujyane Kacyiru, hanyuma uwo mugore nawe cyokora amahirwe yagize nuko we yagumye mu nzu atarimo no gusohoka, kuko yasohoka rwose nawe bari kumumukurikiza. Ariko gusa ubwo umurambo ntibawujyane Kacyiru bawupime, hanyuma wenda tuzamushyingura cyangwa ejo bundi, ariko tumenye icyamwishe. Hanyuma uwo mugore nawe bareba ahantu baraba bamujyanye kumucumbikira, kuko agumye hano rwose byaje. Nitwa Mpagaze Brade. Mu by'ukuri uyu mugabo wapfuye ni Gasigwa, ni umuvandimwe waho dutuye Ingiryi mu mujyi wa Kigali. Twatabajwe twumva yuko yapfuye urupfu tudasobanukiwe. Mu by'ukuri twese umuryango waho yahoze atuye bimukiye inaha turi inshuti. Twahageze tuzi neza yuko batubwiye yuko yaguye mu cyobo cy'amazi. Icyobo cy'amazi ngo yaragiye kureka. Uburyo yaguyemo tugeze hano dusanga mu by'ukuri budasobanutse. Batumenyesheje yuko umurambo wagiye Kacyiru gupimwa, hanyuma n'umugore bakeka yuko yagize uruhare mu gupfa kwe bamutwaye kuri polisi. Tugeze hano dusanga amakuru twahawe nta kigeze gikorwa. Twebwe nk'abantu bageze hano mu by'ukuri n'ari umunyamakuru niwabo bavuga icyobo ngo yaragiye kureka, nta sano bifitanye n'umureko. N'uburyo yaguyemo nta nubwo busobanutse. Dusanga n'uburyo basobanuye yuko ibyo bintu byakozwe yagiye gupimwa bitabayeho. Twebwe nk'umuryango dufatanije na mushiki we, hariho n'undi murumuna we, twavuze reka dusabe ubutabera tunamenye ibyo bintu uko byakozwe.
tubaza abaturanyi ba hano batubwira uburyo yarabanye n'umugore, dusanga ikibazo gikomeye cyane. Turabaza tuti uburyo byagenze, ubutabera bwatanzwe hano n'ubuhe? Tugiye gushyingura umuntu, leta irahari, mudugudu ubwe twamubajije uko byagenze, uko byakurikiranwa, badusobanura ko bakodesha imodoka, aho kugira ngo umutware Kacyiru kumupima bamenye icyamwishe, bamutwara i Remera. Dukurikiranye naho dusanga naho ngo bashobora kuba batanagezeho, kuba twabajije urupapuro rwa muganga wemeza yuko yapfuye. Twibaza ahubwo ko bitanabaho gutwara umurambo w'umuntu yapfuye, babibona bakamujyana i Remera, bakagaruka bavuga ngo umuntu yapfuye bamushyingure. Mu by'ukuri twebwe twavuze ngo tushingure umuntu, twafashe n'imodoka bamutwayemo n'iz'imitwaro imicanga. Twavuze tuti rero reka tubanze tumenye neza icyo ubuyobozi bubivugaho. Tujya kubaza kuri polisi, kuri sitasiyo. Tuhageze mu by'ukuri amakuru baduhaye nabo ntabwo twanyuzwe nayo. Twabasabye ko baza bakagera hano bagafata amakuru y'imibanire na nyakwigendera, kuko twebwe tutanyuzwe. Ntabwo twabasha gushyingura umuntu uwo dukekaho icyaha ubwacu ngo tutari abagenzacyaha ahari. Tubasaba yuko baza bakabidufashamo. Ni uburyo uri kubona abaturage ntibishimiye uburyo bwo kuba uyu mugabo yari inshuti ya bose, yari umuntu w'inyangamugayo. Uburyo yapfuyemo ni ukuvuga ngo yaba apfuye nk'imbwa, ntabwo byemewe. Turasaba ubutabera bukorwe neza, bakurikirana abantu bamwishe, umugore atanga amakuru nyayo, kuko n'abaturanyi bari hano natwe nk'abaturage twagerageje gushaka amakuru, bafite amakuru y'imibanire yabo nabo. Ntabwo niyo waba uri umusazi wakitwara muri uriya mwobo. Icyiza nuko yapimwa bakamenya icyamwishe, kandi bakareka kujya bazinzikirana ibintu, kuko abaturage tuba twabuze umuntu tubabaye. Turashaka rero ubutabera cyane. Amazina yanjye nitwa Gabriel John Gasigwa, yimukirane Ntabana, yari inshuti yanjye, twari duturanye mu kagari ka Ngegye, ari inshuti ari n'umuvandimwe. Rero n'abavandimwe yasize bakomeje kuba inshuti yanjye, ariko kano kanya twatunguwe n'urupfu, kumva ngo yagiye ngo agiye kureka ngo agwa mu cyobo. Ikibabaje cyane kano kanya, kibabaje cyane kumva na polisi ivuga ngo nibagende bashyingura umuntu. Bashyingura umuntu nta genzura gigeze arikorwaho, nta na rimwe ryabaye. Kano kanya iyo umuntu tuvuze ngo umuntu arapfuye, kano kanya polisi izana imodoka, hari akamodoka bita ngo firigo, baza bagashyiramo umuntu bahita mujyana Kacyiru. Kano kanya mu gihugu cyose aho tuzi umuntu wagize ikibazo uwo ari we wese bamujyana Kacyiru kugira ngo akorerwe igenzurwa, tumenye ikintu yazize. Kano kanya bafashe imodoka iri prive bamujyanira i Remera nta bushobozi bafite, naho amakuru dufite bafite ko bari kutubwira ko batigeze banagerayo. Icyo dushaka rero twagira ngo mudukurikiranire, mudukore n'ubuvugizi bigera no mu nzego zo hejuru. Kano kanya umuyobozi wa polisi ku kigo kimwe ntabwo afite uburenganzira bwo kuvuga ngo umuntu nagenda agiye gushyingura. Ntabwo bishoboka, byakagombye no kuzamuka bigera ku rwego rw'igihugu kano kanya. Ariko tukurikije imibanire umugore arafitanye n'umugabo, kumva ngo yapfuye ngo agiye kureka ngo yaguye mu cyobo, ntabwo byumvikana. Bikorerwe, turasaba ko yakagombye kujya kwa muganga agapimwa, tukamenya ikintu yazize. Kumva umuntu w'umugabo bavuga ngo yavuye mu nzu ngo agiye kureka akenyeye isume, yambaye na bote, ibyo ntabwo bishoboka. Naho ubwo ari umuntu w'umugabo ntabwo wajya kureka amazi wambaye isume yonyine. Noneho ikindi, ibaze guhera saa sita z'ijoro kumva ngo umugore yagumye mu nzu, buracya mu gitondo ajya mu misa. Iyo misa yagiyemo ntabwo twamenya, rero niba sinamenya hariho. Rero icyifuzo dufite kano kanya nk'inshuti z'umuryango cyangwa se n'abavandimwe, turasaba ko bamujyana kwa muganga Kacyiru akagera agapima. Kandi polisi nayo tuyihanangiriza, ntibakora ibintu byo kuvuga ngo ni ukujijisha ngo bagiye kugira gute kumushakira amahoro. Abapolisi bari hano bamwe na bamwe babyihishe inyuma bivuge gutyo, kuko kano kanya ibintu byabaye ejo uyu mugore yakagombye ko atakiri aha ngaha. Abapolisi rero babyihishe inyuma bivuge gutyo, nabo bakurikiranwe, kuko amakuru twakomeje dukurikirana hano twagiye twumva ko harimo ibintu by'amanyanga. Turagira duti mwategetse se tukakira, turagira duti icyiza nuko amakuru yazatangarizwa abaturage icyamwishe. Icyiza nuko amakuru yazatangarizwa abaturage mu ruhame, abaturage bose bahari bakamenya ngo umuntu yazize iki n'iki. Niba ari ukugwa mu cyobo tukamenya ngo yagwa mu cyobo, ariko icyitonderwa ibimenyetso kano kandi bimeze nkaho byazimagabije. Niba umuntu bamukuye aho bitwaga ngo bamujyanye kwa muganga atagezeyo, barangiza bakaza bakamwoza, abayobozi bose bahari
n'ubuyobozi bw'akagari n'ubw'umurenge bwose n'ubwa polisi hari ikintu kirimo inyuma rwose hakomeje gukorerwa ubushishozi uyu mugabo Gasigwa hagakorerwa ubutabera busesuye agahabwa ubutabera. Ikintu cyateje impagarara hano muri abaturage kigaragara cyo Gasigwa yarakunzwe, yari umuntu mwiza, natwe ubwacu ntago dutuye hano. Gasigwa twaraturanye Ingiryi, nanjye twaturanye, mbona n'umuntu mwiza, yari umuyobozi w'umutekano, nta muntu yabangamiye. Mu bantu bari hano bose hafi ya bose n'abaturutse aho yari atuye aho Ingiryi, kubera ko imikorere yari myiza, umugore batari babanye neza, naho Ingiryi ntibari babanye neza, bagera na hano ntibabana neza, none umugabo akaba yabashije gupfa. Uriya mugore hari abandi bantu bamufashije, ubusore bwe ntabwo uriya mugore yamwifasha ngo mujyane muri kiriya cyobo. Ni ibintu bigaragara kuko nanjye ubwanjye ni umusore kunduta, ntabwo uriya mugore yakijyana Gasigwa, kandi ukuntu yanganaga na kiriya cyobo ntabwo yapfa kumanukamo wese ngo ahite agwamo diregiti kuko yari munini. Nuko uriya mugore akwiye gufatwa akabazwa uburyo uriya mugabo yapfuye. Ntabwo ushobora nawe ufite ubaye umugore wagiye hanze kureka waryama saa 8 saa 9 ukageza mu zindi saa 8 z'undi munsi ukajya gusenga ukavaho ugacuruza akabari, none ukoza gutangariza abantu ngo umuntu yaguye mu cyobo mu gicamunsi cy'undi munsi yasohotse deja yambaye n'ubusa. Abaturage yajyanywe ku bitaro ni igihugu, ukuntu yajyanywe kwa muganga, umuganga wamwakiriye niba yazanye ipapuro agomba kugaragazwa na leta, abayobozi batanze uburenganzira bwo kugira ngo ajye kwa muganga. Abo bantu nabo bashobora kugaragazwa kuko sinibaza ko umuyobozi muzima ashobora gufata umuntu akamupakira mu modoka ya prive. Natwe ubwacu yugonze umuntu geba mu muhanda, yugonze umuntu ntiwemere kumujyana, uhamagara ambulance cyangwa ugahamagara polisi ikaba ari imwijyanira. Ifite imodoka zishinzwe gutwara imirambo leta yadushyiriyeho. Ubwo rero abo bayobozi bamujyanishije mu modoka y'umucanga bagahindukira bagatanga uburenganzira bwo kumwoza, ari abamujyanye n'abaganga, ari n'uwatangaje ko umuntu yaguye mu cyobo. Abo bantu bakwiye gukurikirana. Ubwo rero urumva abaturage bamutse babonye ubutabera nk'uko bahagaze gutya bafite agahinda bakabagaragarizwa, byaba ari byiza. Abo bashinzwe umutekano bari hano bakabyitwaramo neza kuko urumva abaturage babarakariye. Murasaba iki kugeza ubu? Ikintu dusaba ubutabera bwiza busesuye, ko ubwo abo bapolisi bari hano babigendemo neza, ubundi bizava muri otopagisi n'otopagisi Kacyiru nibyo tuzagenderaho, nta kundi twabikora. Murakoze cyane. Azijoro umuntu yasohotse byose babivuze mwabyumvise, ukongera ukageza izindi saa 8 z'amanywa akurikiye mu Rwanda, ntabwo byumvikana ukuntu uwo muntu waba uryamanye nawe ntumenye ngo bimeze bite, ntutangaze ko wabuze umuntu ukabitangaza izindi saa 8. Ibyo bintu bibaho. Wowe ntuwubatse aka kanya umugore wasohotse ukamara amasaha 2, 3, 4 mu ijoro, bugacya ukageza saa 8 ukajya uvuga ko wabuze umuntu. Ibyo bintu bibaho. ni iki cyateje impaka? Icyateje impaka ni uko hari amakuru twese twaje twumva, twese tuje duturutse i Kigali, duturutse Ingiryi, umuntu twari duturanye. Tugeze aha tumenya twari tuzi ko yagiye Kacyiru kuko ejo niko bari batubwiye. Tugeze aha dusanga ngo umurambo ntiwanageze kwa muganga, ahubwo wagaruwe mu rugo. Ndetse hari amakuru tumenyeye kuri polisi ko umugore ngo yari yafashe ideni, yafashe ingwate, yatanze ingwate ashaka amafaranga yo gushyinguza umugabo. Eske umuryango byari byawunaniye? Icyo cyo cyari kije gute ko urupapuro barudusomeye ko barudusomeye kuri polisi aho twari turi? Ntabwo bishoboka. Rero ubwo twaje gutabara twananiwe gushyinguza umuntu wacu. Ese urabona koko turi incakarafu, turi abantu bananiwe gushyinguza. Turasaba ubutabera kuko ibi bintu birimo amanyanga menshi. Turasaba ubutabera, wenda nimba ese ikindi nacyo kiri kuvuga bamuvanamo nta mazi yanyoye, umuntu yaguye mu cyobo ari muzima ntiyasoma. Njyewe nagahinda cyane kubera ko Gasigwa yangiraga inama mu buzima aho yakoreraga, ariko kuba twageza ahangaha twagera aha tugasanga inzego z'umutekano zitigeze zinjira muri iki kibazo, noneho zikihisha inyuma. Tubona ko hari ikihisha inyuma cyane cyane ubuyobozi bw'inzego z'umutekano kuko ntabwo bwahagaragaye kugera ubwo abaturage cyangwa se famiye ya nyakwigendera yafashe umwanzuro wo kujya kuri polisi
kuri polisi nibwo baje hano ngo bagiye kugomba guhamagara Kacyiru bamenye niba hari umwanya wo kujyanayo uyu nyakwigendera. Kandi tuzi neza ko igihe cyose ujyaniye umurambo Kacyiru barakwakira. Ubwo rero nk'abapolisi cyangwa se inzego z'umutekano ntago aricyo zari gukore kugomba guhamagara, bari kumujyanayo. Tubona rero aho ngaho hari ikintu kibyihishe inyuma, cyane ko uyu mwobo n'inzu atahamo hari diferanse ya metero hafi 30. Nta hantu yaza kureka amazi. Ahangaha hari abantu bashobora kuba baramwangije barangiza bakaza kumuhirikiramo hano. Abajya batenajyanywe mu modoka y'umucanga. Ikirenzeho kujyanwa nk'imbwa mu modoka y'umucanga ku muntu ufite amafaranga, umugabo ufite urugo ndetse ufite umuryango, ufite inshuti dukomeye gushobora kuba twashaka imodoka. Polisi ubwayo ko ariyo yakagombye kwinjira mu icyo kibazo, imodoka ya polisi ikaza gukura umurambo hano. Kuki bafashe umwanzuro wo kuwujyana i Remera iyo ngiyo hataje imodoka ya leta?